Reka mbasuhuze mwebwe abakurikiye ibiganiro byacu, tubaha ikaze hano kuri The Maximum Channel, hanyuma uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu birimo gutrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku bantu bamaze imyaka myinshi bategerezanyije amatsiko ikintu gikomeye cyane cyane aricyo cyitwa Pi Network. Kuri ubu ngubu uyu munsi ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri ikaba yabaye launched cyangwa se yashyizwe ahagaragara kugira ngo itangire ikoreshwe mu byo Nicolas yise external system. External system rero hano bavugaga ntabwo ari ugutangira kuyigurisha yo ubwayo ku bw'ibiciro runaka abantu bashyizeho, oya, ahubwo kwari ukugira ngo babashe gutangiza ibyitwa amasoko. Abantu bakurikiranye ibintu bya Pi murabyibuka ko habanje kuba registration of different markets cyangwa se online markets, habayeho kwiyandikisha kw'amakampani agomba kuzajya akoresha Pi Network mu miguranire, mu kwishyurana bakagura product cyangwa services bakoresheje Pi Network. Kuri ubu rero iki nicyo cyashyizwe ahagaragara kuri iyi tariki ya 20. Ubwo rero ngira ngo abantu bakurikirana cyane ibi bintu barimo baragenda babibona, ariko hari ikintu gitangaje cyatunguye abantu cyane, abantu benshi bari biteze ariko batigeze babona, aricyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Reka rero nongere kubaha ikaze, uba umeze neza dusaba Imana kugira ngo igukomereze muri ubwo buntu bwayo, ukomeze umere neza, kandi nawe utameze neza wihangane. Uyu munsi ntabwo ari byiza, ariko ejo bishobora kuzaba byiza. Reka Imana ikomeze kubana natwe. Hanyuma reka ntangire mvuga kuri iyi Pi Network. Ku bantu babizi neza bayitangira, yatangiye muri 2019, ubu hakaba hashize imyaka igera muri 6 abantu bayitegereje nyumatsiko. Buri mwaka hazaga igishyashya bavuga bati iraje, ndetse bakagenda bashyiraho ibiciro byo kuvuga bati Pi izaza ifite igiciro kiri hejuru cyane ndetse kurenza za Bitcoin zisanzwe. Ariko uyu munsi ibintu byatunguranye ku bantu bari bamaze iminsi bamayininga, baje gusanga ibiciro bitangaje cyane. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga zimwe na zimwe abantu bavugaga bati Pi iramutse ihereye nko ku idolari rimwe, bati bamwe ugasanga baratebya bakavuga bati rwose nahita nsiba application yayo. Ariko ngira ngo abantu basobanukiwe n'ibintu bya cryptocurrency, ntabwo crypto ishobora kujya ku isoko guhita izamuka igere ku biciro abantu baba bitekerezaho. Ngira ngo abantu babisobanukiwe bazi neza yuko biterwa n'uburyo irimo kugurwa, biterwa n'uburyo irimo kugurishwa. Ngira ngo ababikurikiranye babonye aho yabaye listed kuri OKX na Biggate niho kuri izo platform uko ari ebyiri, OKX na Biggate, ngira ngo niho yabaye listed kugeza ubu. Hanyuma rero twihuse turaza gusanga yabaye listed, ariko mu by'ukuri ibiciro byayo bikaba byatunguranye cyane. Kugeza ubu ngubu Pi ihagaze idolari rimwe n'ibice 7. Aho ni kuri X, niho kugeza aya masaha turi gukora iki kiganiro iri rwose. Ukibaza rero ese koko hariho igihuha kivuga yuko ishobora kuzamukira ku 3,118 nk'uko bibona by'amadolari.
ese koko byarangiye bite? Ese haracyari icyizere? Ese ibiciro bizaguma hano cyangwa se hari icyo nyirayo Nicolas azarenzaho akavuga ati oya ibi bintu reka tubihindure tubigire dutya. Twese turategereje ababikoze n'abatarabikoze, gusa icy'ingenzi ukwiriye kumenya wowe wamaze iyo myaka yose cyangwa se nubwo waba ubigiyemo vuba, ukaba wari utegereje ko Pi network ishobora kukugirira umumaro, hari ibintu by'ingenzi ukwiriye kuzirikana, ari byo nanone tuza kugarukaho muri iki kiganiro. Ikintu cya mbere ntabwo dukwiriye guhubuka. Ntabwo dukwiriye guhubuka ngo ni uko igiye ku isoko, ni uko ibiciro byayo ari bitoya, hari n'ushobora kubona ari binini yenda bitewe n'izo afite, ashobora kuba afite yenda izigera mu gihumbi, bigasohoka bikabona iri ku idolari rimwe n'ibice birindwi, akavuga ati yenda njye nahita nyishyira ku isoko nkaba ngurishijeho nkeya, ariko ntabwo dukwiriye guhubuka, ahubwo dukwiriye gutegereza koini zawe ukazigumana muri puratifomu yawe, muri apurikasiyo yawe, ntawe uzazikujyana, rinda umutekano wa puratifomu yawe, hanyuma uzitegereze urebe ikizazaho bwa nyuma, kuko nuramuka uhubutse ukayigurisha, ngira ngo abazi amateka ya za cryptocurrency hari nyinshi zagiye ziba listed zigahita zimanuka cyane zikajya kuri zero n'ibice, ariko mu minsi, icyumweru, ukwezi, mu mezi angahe bikarangira bizamutse bikagera ku ijana, bikagera bikazamuka, ngira ngo abamayininze kera bitcoin barabizi, rwose ni ubuhamya bukomeye cyane. Navuga nti rero twe gucika intege, ahubwo dukomeze dutegereze icyo Nicolas aza kuvuga muri ibiganiro biza gukurikira n'amatangazo aza kuza aboneka kuri puratifomu zigiye zitandukanye. Nagerageje kureba uburyo muvuma iri gukorwa kuri OKX, nsanga rwose birimo biragenda bizamuka gake gakeya, ubu igeze kuri 1.7, ariko mu by'ukuri volume yayo ukabona ni nziza cyane, iratanga icyizere, nta kibazo rwose. Abantu bafite Pi ntabwo ukwiriye guhubuka, abantu mufite Pi network ntabwo mukwiriye guhubuka ngo mugurishe za Pi zanyu, rwose abantu be kubahenda ubwenge. Waramayininze, umayininga ubikeneye, umayininga umara iminsi umayininga, ntabwo rero ibintu wamayininze ukamara igihe kinini runaka ukwiriye kubitakaza uko ubonye. Hanyuma kandi nasomye ku ku mbuga zigiye zitandukanye aho bagenda bagerageza gushyiraho ibiciro, icyiza bamaze kubona ni uko hari amasoko atwegereye hano hafi mu Rwanda, hano hafi Tanzania, rwose bamaze gushyiraho amasoko y'ubuhahirane hifashishijwe Pi. Twebwe mu Rwanda ngira ngo murabizi neza ko iyi crypto yo ntabwo iremerwa, ntabwo yemewe, ntabwo dukwiriye guhubuka ngo tuyite nubwo itemewe, ahari ejo cyangwa ejo bundi zemerwa, kandi nubwo itanakwemerwa dushobora kujya ku masoko tugahaha tugakoresha Pi network. Rero ibyo twavuga byo ni byinshi, ariko umuntu ufite Pi ntabwo ukwiriye kuyirekura uko ubonye. Tegereza wihanganye, imyaka 6 yashize ni myinshi, twarayihanganiye kandi n'ubundi tuzakomeza kwihangana. Rero ihangane, iyi Pi uyigumane, humura, ishobora kuzakugirira umumaro. Hanyuma rero dusoza ikiganiro cyacu, turaza gukora n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye, tukomeza kureba aho Pi ikomeza kwerekera n'uburyo abantu bagura n'abagurisha, uko bagenda bayigura, uko bagenda bayigurisha. Ibyo ari byo byose, hari abantu bayitegeranyije amatsiko menshi, bashyiramo n'inzara nyinshi. Ubu nubwo tuvuga ngo yigumane, hari abamaze kuyigurisha, ariko wowe unyumva, wowe wumva ungiriye icyizere, wigurisha rwose, gumana Pi zawe kandi ndabizi neza zizakugirira umumaro. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, reka dusoreze aha ngaha tubabwira ngo Nyagasani akomeze kubana namwe.